bura ni ishyano cyangwa se ni ikibazo kuba wakomeretse kandi nawe ugakomeza ukitoneka. Urakoze cyane. Nkora mabwira ngo uki ugasubiramo ako kantu. Rikambwira ati mama nubwo habaho kurya, nubwo wamwambika, nubwo wamutetesha ukamukunira, icyo bita gukuna mu nyankore. Ukamukunira bingana iki. Ariko mwajya aramubura ukagwa nk'igiti. Sha ndakubwije ukuri ndo wamwata. Kuko burajye ubu yatayemo. Ubivugaho iki kuba abantu bafuhirana kandi bavindimwe bagafuhirana hafi no kwicana? Ibyo biterwa n'umuco. Tujye mu muco nyarwanda. Ubibona gute, ubyakira ute? Ese wowe nyine kuba abantu abanyarwanda tufuhirana ku buryo umuntu yakwica undi kandi tuvindimwe iyo ni amakosa. Gute rero cyo bivugaho iki ku bantu bacibwa intege n'abandi? Muri make yego umuntu guca intege biterwa n'uwo wahuye nawe, kuko igihe cyose uzahura n'umuntu wananiwe yego ntabwo azaguha imbaraga zigukomeza, ahubwo azakwereka intege nke zatumye ananirwa azigusige. Usange nawe rero ntaho yakugeza kubera ko yarananiwe mbere yuko akunaniza. None se ko uyu mwana w'umunyankora akomoka ku munyarwanda wababaye kubera icyo atatura muri uwo mubabaro ahubwo bawurenze? Nushaka kugira iyo ugera yego baza neza uwagezeyo. Hanyuma kubaza uwageze akagutsimba akakwereka yuko ntaho yageze. Ubu ngo nawe buriya abagabo bagira ibintu bakunda. Inama nagira umubyeyi cyangwa umugore udukurikiye cyangwa se umugabo ufite iki kibazo muri ubu buzima bwe, umwana n'umuryango ku buryo kera niyo waza ukabyara ku mugore wanjye yego nta kibazo, umuryango nta kibazo wagiraga. Niba udashaka umuntu kubabaza ukwiye kwirinda nawe kumubabaza. Urabyumva? Ushimishanye. Ni uvango rero mu gihe ukeneye ko umuntu agushimisha nawe ukwiriye kuba umushimisha. Imana ibabarire kuba hari umuntu waba nshimisha ntamushimisha. Nibyo nk'abende bavuga ngo dukundane. Yego. Ngo genda gukunda ukajya gushaka umuntu kumukunda. Yego. Kandi mudakundana. Ni amakosa. Urumva atari ikibazo? Inama ndi gutanga rero. Burya iyo umukobwa yavuye iwabo. Yego. Iwabo icyambere abafashwe neza. Abagaburirwa neza. Aryama heza. Yego. Icyabaje gushaka ku mugabo muri urwo rugo nicyo atabonaga iwabo. Bene bo batamukorera, abaje gushaka umugabo kuryamana. Ni abashaka kuryamana, abandi ashaka sex. Oya nawe urambe. Nibyo ushatse kuvuga ngo ushatse umugore ugasanga bidakunda ubwo byaba birangiye. Mu gitondo kareka mu gasheshe yaba yagiye naba nazanye undi. Mbese niyo abarenganye? Ntabwo yabarenganye kuko icyo namushakaho ntabwo agifite. Icyo twababwira nuko hakiriho ibyiringiro. Yego. Igiti cyatemwa cyongera kigashibuka. Uriya wagutaye cyangwa se waguteje agahinda, wagutereranye ntabwo ari we muhererezi w'abagabo. Uracyumva neza? Nyuma y'umuntu haba hari undi. Yego. Kandi umuntu ntabwo ava mu nzira adafite indajyamo. Rero reka guheranwa n'agahinda. Yego. Udukurikiye wumve ngo biracyashoboka. Ariko n'abagore nanone bibutsa abagabo nabo yuko nta muhererezi w'umugore nawe uriho. Baracyavuga impande zombi. Yego. Ntabwo twavuze kwibanze ku ruhande rw'abagore cyangwa se abagabo. Muri rusange. Yego. Haracyariho ibyiringiro. Nyuma y'umuntu hari uwundi. Haracyari ibyiringiro ko wakundirana n'undi muntu bigakunda, bimwe byanze bikagenda neza, utarabigukoreye neza yabigukorera neza, utarakwambitse neza undi yakwambika, ubagukubitaga urushyi wahura n'umunyamahoro akakunda akakumenaho amahoro, ukavuta amahoro aturutsemo kabyara mwe. Urumva? Amahoro kayagusuta akakunyanyagizaho. Hanyuma wahura n'umuntu niba bataragusohokanaga ugahura n'ugusohokana buri weekend, buri mugore akajya avuga ati bebe shushu izire. Reka nongere mbasuhuze mwese abari hirya no hino, inshuti z'Iryozo TV. Njyewe nditima mu Jean Baptiste kuri mikoro, nkuko mubireba rero naje kandi mu isura idasanzwe.
shimira yakoze subscribe, shimira abakora comment, like ndetse na banasharinga ibiganiro byacu ngo bigere kure. Uhaye ikaze uje bwa mbere mu muryango mugari w'Icyozo TV, aho tuba turimo tugenda tuganira n'abadukunda, twibanze cyane cyane mu gisate cy'urukundo rw'isanamutima. Akenshi usanga abantu barasenyutse, ariko nanone ukibaza ngo ese hatabayeho kuganira kugira ngo iyi mitima ikire byazagenda gute, isi yazarangira gute, umuryango nyarwanda byazagenda gute. Niyo mpamvu rero twibanda muri icyo gisate, tukarebera hamwe kandi n'ibikwiye n'ibidakwiye, ibyo dukwiye gukora ni ibihe, n'ibyo bidakwiye gukorwa ni ibihe. Iyo ndimo gutangira ikiganiro nkunda kubwira umuntu uwo meze neza kwe kugira icyo ukorera mugenzi we utameze neza, kugira ngo ashime Imana ku bwawe. Kandi nanone shimira abakomeza kunyereka ko turi kumwe, by'umwihariko abampamagara kama message kambwira ati ibiganiro byanyu cyangwa se mutugezaho bifite umumaro, bifite aho bimvanye naho binjyanye. Nabazaniye umutumirwa rero, hano mfite umutumirwa tugiye kwa tuganira nanone tutagiye kure cyane y'urukundo hamwe n'ubwiza bw'Imana, by the way, kuko n'ubundi muri inshuti zanjye zituruka ku Mana, nanjye nuko abenshi twanamenyanye muri gospel. Niyo mpamvu ibyo tuvuga byose ariko hari n'igihe tunyuzamo tukavuga n'ijambo ry'Imana, ariko nanone tutagize uwo tubangamira mu myizerere ye, cyane ko abantu badakwiye gupfa amadini. Hari ukuntu usanga abantu dupfa amadini, ariko nanone ukibaza ngo se kuki umuntu yanga undi bakangana nta kindi bapfuye ari idini gusa, biterwa n'iki? Ese koko nibyo birakwiriye? Ntago bikwiriye kwangira umuntu yuko mudahuje idini. Reka nakire umuvandimwe turi kumwana atangire abibwira kugira ngo tuze kuganira mwamumenye neza. Ni karibu ku Icyozo TV. Murakoze cyane, amazina ni Ngabonziza Peter. Ndanezerewe. Ngabonziza Peter. Yes. Komeruka se uri umusazi uba wisanzuye nkaho mbona ukonje. Uyu munsi kubera ikiganiro turiho, yego, abaho kwitonda kugira ngo tucyumve neza. Yego. Tugera kwa tuganira turebera hamwe mu rukundo, tutagiye kure y'urukundo, imibanire y'umuryango nyarwanda cyangwa yumva ikinyarwanda kuko ni benshi. Uyu muvandimwe ntago ndibuze kugira ahantu umuhengekera, we araza kugira ahantu atujyana aherereye, ariko n'umunyarwanda. Sometimes nkamusanga no mu Banyankore. Navuze ngo isano ry'urukundo cyangwa se igihango cy'abanyarwanda n'Abanyankore niyo tugiye kwa tuganirira. Uze kumbwira uburyo abanyarwanda sinzi impamvu bakundana n'Abanyankore, biterwa n'iki mu magambo make? Mu magambo make rero, Umunyankore n'Umunyarwanda ni umuntu umwe. Gute rero? Kuko uyu ugiye kwitegereza usanga Umunyankore avuye mu Munyarwanda. Yes. Buriya se? Uko Abanyarwanda Umunyankore yavuye mu Munyarwanda. Yes. Ni Abanyarwanda. Nuko wenda tuvuga ngo Abanyarwanda babaye u Rwanda baza muri Nkore, bayitwa Abanyankore. Mbe nukuvuga ngo ni Uwankore. Umunyarwanda ni Umuwankore. Ni Abanyarwanda. Ni Umunyarwanda muri rusange. Yego. Ubanza ari mpamvu dukundana. Bavuga ngo agahugu umuco n'akandi ubundi ni imico itandukana bitewe n'aho wakuriye cyangwa se wanyeteye. Ubundi ni umuntu umwe. Ikinyankore rero njya nkikunda, ariko nkamenya dukeya, wenda kuba arimo badukurikira bumva Ikinyankore nabaga ngo nabashemererwa mu kwana. Baravuga ngo nakushemererwa. Ni umuntu umwe, ari benshi. Nabashemererwa. Niko narimvuze rero. Kubera ko kugizo ari benshi, ndavuze nabashemererwa mu kwano. Nabashemererwa. Yaha. Akandi keza nakahise kajyanye no kwifuriza abantu kuryoherwa. Nabashemererwa nembakunda, mwene nukunda abantu. Nembakunda abantu. Peter, nikaze mu kiganiro ku Icyozo TV. Mbahaye ikaze mwebwe mu kigeramo hano none nkubwira ngo bana natwe ku Icyozo TV, cyane cyane ku ntego eshatu. Icyambere, ntago ukwiye gusenywa ngo usenyuke. Ntago ukwiye gusenywa ngo usenyuke. Peter, usanga abantu benshi mu buzima bwa rusange, usibye no mu rukundo, umuntu aragusanga mu kazi ukora muri business yawe, yaba atakwishimiye cyangwa se akurwanya. Hari abantu bagira izo karande, agatangira gushaka ibintu byo kuguca intege, akakubwira ko bitazemera, bitazakunda. Hano ku Icyozo TV tubana n'abantu dukomeza, ntago dukunda umuntu uduca intege, kandi n'uduca intege nubwo ahari ntago dufite umwanya wo kumwumva. Tuba dukomeje. Wowe bivugaho iki?
ku bantu bacibwa intege n'abandi. Muri make yego umuntu guca intege yego biterwa n'uwo wahuye nawe, kuko igihe cyose uzahura n'umuntu wananiwe yego ntabwo azaguha imbaraga zigukomeza, ahubwo azakwereka intege nke zatumye ananirwa azigusige. Usange nawe rero ntaho yakugeza kubera ko yarananiwe mbere y'uko akunaniza. Ko hari abantu usanga baca abandi intege kandi batananiwe banakomeye mu byo bakora. Ibyo bibaho nabyo, biterwa n'iki? Biterwa n'ishyari no kutifurizanya, kutifuriza abandi byiza. Icyo nicyo kibitera. Akumva we yajya imbere wenyine, yego we ugashaka kusigara inyuma, nkaho yakwifuza ati ahangaha iyi nzira gira utya gema, umwanya wo kukwereka inzira wajyemamo akakwereka ko iyo nzira wagaciyemo ari mbi ifunze, yego kugira ngo atunguke wenyine. ariko ni ubugome. Abantu ntabwo ari beza, ntabwo bifurizanya. Hari no kuntu usanga abantu barakoze ibintu bikabahira, ariko nubwo yahiriwe mubwo uti si ibi bintu biragenda bimeze gute, aho kugira ngo akubwize ukuri ko bigenda akakwereka ngo buriya ngo ni ukugerageza ngo ariko ngo nta kigenda. Abo bariho. Nta muntu n'umwe uzakubwira ko ibintu bigenda kubera ko ntago ashaka gutera imbere. N'ugukunda wa wundi ugukunda aba afite ubwoba yuko bimusanzemo wabikora bikagenda neza kurusha ibye, ukamurenga bigatuma guhisha ibanga ryatuma nawe ubikora. Ariko ntiyazagira umuntu kugira ngo ibintu ntibigenda. No, ibintu biragenda. Uri kubyumva? Biragenda. Umuntu, ariko abantu ntago ari beza. Umuntu akora business, yamara kuyikora ikamuhira, akabyara, akubaka inzu, ntago ndi kuvuga kubaka urugo, akambara neza, akagura moto cyangwa imodoka cyangwa igare bitewe n'urwego rwe, sibyo? Ariko wajya umubaza ngo bimeze bite muri business, ngo ntibigenda. Ariko buriya ugiye kwitegeza ati mama, yego uwo nawe ni umudayimoni cyangwa se n'ugutanyurwa, kukubwira ngo ntibigenda kandi bigenda. Muri make ni urucantege nyine, abaguca intege kugira ngo atifuza ko hari aho ugera. Niyo mpamvu umuntu umwe yaravuze ngo nushaka kugera iyo ugera, yego baza neza uwagezeyo. Hanyuma kubaza uwagezeyo akagutsimba akakwereka yuko ntaho yageze, uwo ngo nawe afite ikibazo mu mutwe, afite ikibazo cyo kutagariza, reka nyivuge gutyo. Tutarajya kurera rero mu kiganiro cyacu, twigarutse muri content yacu Iryozo TV. Hari ukuntu njya mbona abanyankore n'abanyankorekazi bagira akantu kitwa keya kenshi, bazi guhana keya koko we. Niki kibatera? Kuko twebwe abanyarwanda abenshi babaye abahumure, barandakaye. Ariko disi umwana w'umunyankorekazi wamubwiye neza, cyangwa abagabo b'abanyankore bambwiye ko biziho neza, ushaka kumbwira biterwa n'iki iyo ubirebye? Buriya rero nicyo kindi nakubwiye. Yego, impamvu abanyarwanda ubivuze neza bararakaye. Yego, ariko umwana w'umunyankore aba ari aho yibereye mu nka ze. Yego, amata bari aho ngaho, byose bibe biri aho, nta mubabaro, nta stress. Igihe cyose aba yumva ari amahoro. Burya ikiri gituma abantu baba barakare biterwa n'ubuzima n'inzira waciyemo. Yego, niyo ibitera. Inzira zawe waciyemo nizo zikutera, nizo kugira icyo uri cyo. None se ko uyu mwana w'umunyankore akomoka ku munyarwanda wababaye, kubera icyo atatura muri uwo mubabaro ahubwo bawurenze? Barenze umubabaro nuko yageze ahantu anyuzwe, baba banyuzwe. Buriya se abanyankore nta sitani bagira. Iyo tugarutse rero mu rukundo, twarujemo neza indani, hari imico myiza njya numvana ariko undi yakwita mibi. Ubwisanzure bw'umuryango mu rukundo, sibyo? Kwisanzura naho mu rukundo babivana hehe? Urusobanura neza mu rukundo gute? Mu rukundo hari ukuntu twirimita abanyarwanda cyangwa no mu yindi mico y'abumva ikinyarwanda batuye za Goma, Burundi, abari muri Amerika, Canada na hehe, bitewe na gahugu n'umuco wabo. Ariko nk'ubu niba ushatse ubundi ushatse mu muryango w'abanyankore, ubu uri umutwaro, ubu uri umwami, kandi urisanzura mu muryango, sibyo? Ngewe nigeze kuba ahantu bita i Nyabigega,
ni mu gace k'Umutara hano za Kayonza aho ngaho n'abariyo ndabasuje ko barahari bankurikirana bo mu Mutara n'abandi bose n'abari Kigali n'abari Kampala n'abari he hose twabasuhuje muri rusange bumva Ikinyarwanda ariko none tubashuje byo mwiharika abo ngabo hanyuma rero iyo umuntu yajyaga kugenda muri icyo gihe nahabaye ndi umwana wasangaga nyine imiryango yabikundirana cyane umugore wanjye naba ngiye nkamukusigira nkamukurindishaho kugira ngo ajye mu kujagarara mu bandi nawe waba umufite akaba ari mu biganza byanjye mu gihe udahari ibyo bintu ubiziho ndabizi cyane hanyuma ariko mu buryo busanzwe bw'Abanyarwanda ntago babyemera uwo muco waje ute mu Banyankore wo kutagirirana ifuhe ku mugore wanyu niko mu Kinyarwanda tubyita waje ute niba ubizi ariko ubundi mu muco w'abantu iyo uri ushatse urugo tuvuge nkawe yego ufite mukuru wawe yego nangwa se murumuna wawe n'umwe se nangwa ni batatu nangwa ni bane yego nanone mbarabo umugore n'uwanyu ari umuryango kera ikintu babikoreraga ariko byari byakera umuco ugiye gutangiye ushira mu bantu yego babikoreraga kwanga ko abantu bajya hanze yego bajagarara noneho rero ibintu bigasigara mu family bikaba ari umwana ari umuryango hagati umwana n'umuryango ku buryo kera niyo waza ukabyara ku mugore wanjye yego nta kibazo umuryango nta kibazo wagiraga yego ariko ngubu bimaze gucika kubera indwara zaje yego ubu ntabwo bikiriho cyane ubu bimaze gucika ariko hari aho biri hari aho biri iyo ngiyo mu mashyamba nko mu mashyamba biriyo ariko ubundi ugiye kwitegereza usanga none se umwana wawe kubera iki uwanjye mwita uwanjye yego kandi ari uwo mubyara nanamubyara kundi mubyeyi mba ndi se wawe yego nuvuga nawe buri ndi se wabo nuvuga ngo mba ndi papa we ukaba se wabo waba papa we nkaba se wabo ariko uwo hanze yakwita se wanyu oya kimenyesha rero ngo umwana n'umuryango yego ubivugaho iki kuba abantu bafuhirana kandi bavindimwe bagafuhirana hafi no kwicana ibyo biterwa n'umuco tujye mu muco nyarwanda ubibona gute ubyakira ute ese wowe nyine kuba abanyarwanda tufuhirana ku buryo umuntu yakwica undi kandi tuvindimwe iyo ni amakosa gute rero none se kuki gufuhira kandi tuvukana ahubwo kubera iki ntagufuhira kandi tuvukana ubwo nicyo nakubajije niye mpamvu yatuma ntagufuhira kandi tuvukana ni ukubera ko umugore uba ufite uwo mugore aba ari uwawe iyo imba ari uwacu rero kimenyesha n'uwawe n'uwanjye none se nkubaze umugore twebwe inaha ngaha hari ukuntu bubaka yego umwe akubaka aha undi akubaka mukaba muturanye igihe umugabo adahari uyu nguyu agomba kureberera urugo ndabyemera ni ukuvuga ngo ruba ari urukundo ruri hagati yego kuko nimba uyu mwana wa murumuna wawe ntabwo yaburara kandi ureba yego niyo mpamvu rero ubufuha ntabwo ari byiza kubera ko iyo hajemo gufuha hatazamo n'inzangano yego ubwo urumva abakerera urwango yego ni ukuvuga ngo mu rwego rwo kugira ngo urwango rutahaba yego ni uko gufuha umuntu yabyibabarira ukareberera urugo rwa mugenzi wawe nawe akareberera urwawe ikindi nanumvamo wenda nubwo mu muco nyarwanda tutabyumva cyangwa tutabyemera ariko iyo umwana wawe yagize ikibazo kandi ukaba uzi ko murumuna wawe cyangwa mukuru wawe afite ubushobozi iyo ari murumuna wawe mwiza cyangwa mukuru wawe mwiza ntabwo yatuma icyo kibazo kigumamo kuko ni umwana we umwana warezwe neza ukunda umuryango ntabwo afasha abo bavukana gusa afasha bose afasha umuryango aba ari inyungu y'umuryango wenda ako kantu kabayeho ko kugabanya imibanire n'ubusabane bw'umugore w'umuryango katubyite gutyo ni keza bitewe n'ibyo byaduka by'inzaduka by'ibirwara n'ibiki byose ariko se ko hari igihe wa mugano usanga ufuhira musaza murumuna wawe cyangwa mukuru wawe
kandi akajya ahandi bakamucapa. Baranamucapa nyine ariko ubimenye uri umugabo ko yagiye hanze. Yego. Ntabwo warakara cyane nk'uko wamusangana na murumuna wawe. Kandi ahubwo usanga iyo ari murumuna wawe ari gurakara cyane cyangwa mukuru wawe. Ari mukuru wanjye sinaraka. Ariko nyigira uri kunyitaze ikibazo kukatana. Ari mukuru wawe. Yego. Ari mukuru wanjye. Ntabwo narakara. Yego. Ariko ari uwo handi narakara. Kuko mba ntwaye amaraso mba ngiye mu bandi bantu mu yindi mico kandi uzi ibintu by'iyi minsi. Umuntu umwe afite ibisirani by'undi bye. Ubushize nigeze guhura n'agastori gadasanzwe k'umushuti wacu hano ku Gizo TV. Umwana w'umukobwa w'umurokore yarampamagara, amaze kumpamagara ikampamagara ababaye cyane ashaka ko mugira inama. Ubwo ndagira ngo uze kunkurikira tunoze cya kiganiro turi gutanga. Hanyuma amaze kumpamagara arambwira ati rero timamu rwose ndi umwana witonze wakomeje kugenda nashaka ukuntu nabona umusore witonda. Nagiye nanga abasore benshi ngeze mbona umusore. Unyumve neza unkurikire. Ati uyu musore ambera umwana mwiza ku buryo rwose ati nta no guhoberana nabonaga yikanze. Ariko nkagira ngo nuko ari umukristo cyane. Birangije uyu mwana w'umukobwa ahita ashima no musore amushimiye yuko adakubagana nk'abandi cyangwa ataza gahita abwira ati kutama wampaye se amusomagure yagira ati. Arangije umwana w'umukobwa ibirori birabaye barasabye barakoye aravuze ati mpano ushimwe mpaye umuhungu nagusabye witonda rwose mani habwe icyubahiro nta no kumuhobera nta nabizu bigeze ngo bahana barinda babana. Nyamukobwa ageze aho ngaho amaze kubana nawe asanga umuhungu wapi mashini yarakwamye. Woya ntago yakwamye kwama yarakoze. Ni karande z'umuryango. Yego. Asanga ni ikirembo. Arimo ambwira ati maze igihe runaka icyambere namushatse ntararyamana n'undi mugabo nkuko nabisezeranye imbere y'Imana ko nzaha umugabo wanjye tuzabana bwa mbere. None umugabo wanjye wapi nta kigenda byaranze. Arimo ambwira ngo mbigenze wamugira inama yo kubigenza gute. Icyambere ambaza gati ntakora senya urugo ngumane n'umuntu w'ikiremba. None se ko nasambanye nkiri njyenyine nzajya gusambana mfite umugabo. Wamugiriye inama ngombwira inama wamuha. Inama namuhaje uwo muntu icyambere urugo niki. Agomba kwibaza urugo niki. Urugo ari umuntu umwe wigeze kutubwira w'umusaza aratubwira ati burya iyo umukobwa yavuye iwabo. Yego. Iwabo icyambere abafashwe neza. Abagaburirwa neza. Aryama heza. Yego. Icyabaje gushaka ku mugabo urugo rugo nicyo atabonaga iwabo. Bene bo batamukorera abaje gushaka umugabo kuryamana. Ni abashaka kuryamana. Abandi ashaka sex. Oya nawe urambere. Nibyo. None se ushatse kumbwira ngo agaciro k'imibanire y'umuryango y'umugabo n'umugore ni imibonano nta n'ikindi kiri hagati. Aya kuko ubura kandi nicyo de nta kindi kiba hagati. One yaba yariye yanyweye byose abifite mu nzu ariko mu buriri nijoro byagera utamuha icyo yaje gushaka akirirwa cyangwa atagu cyangwa nawe atagu kandi nangwa ataguhaye wowe ubumbude ntabwo wumva nabi. Oya ngiye nawe mfite ngo ndabyumva. Wewe nuko nawe ufite ariko urakuze. Turatandukanye ngewe nawe ngiye siko ngiye ntago imibonano ariyo nshyira imbere. Ushyira imbere iki? Nshyira imbere urukundo, gukundana, kwitanaho, gutekerezanyiriza ejo hazaza. Nemera ko ngewe nawe rega kubaka ni poroje kubana ni poroje. None se ubu muteganyiriza we cyangwa umumuzanye kujya umubyare mwororo? Nyine muteganyiriza en general wowe nawe n'ababakomokaho bibaba Imana ibabahaye. Ubabonye uterera utabikoze. Nyine batabonetse se ntago wakomeza ngo umubane. Oya nta rugo ruba ruhari. Ushatse kuvuga ngo ushatse umugore ugasanga bidakunda byawe ubwo byaba birangiye. Mu gitondo kare mu gasheshe yaba yagiye naba nazanye undi. Mbese ntiyaba arenganye. Ntabwo yabarenganye kuko icyo namushakaho ntago agifite. Bivuze
mufite abagabo batatu muri abana babi we nibyo none se reba uwo tugiye kuri urwo rugero uvuze oya nakubwiye ngo tumugire inama inama twamugira niyi nimba azarinde kwicwa n'agasani kandi ibyo yashakaga atabibona aracyakora icyo yaratinze kugenda yaratinze ni ku Gihozo TV rero ngewe ndi Timamu Jean Baptiste kuri mikoro mutumi rwacu ni Peter natumiye uyu munsi umunyarwanda ariko urambye cyane mu Uganda kandi wiyadabuta cyane ku banyankore ari mpamvu turi kuganira isano hagati y'umunyarwanda n'umunyankore aho yatushubije ati mu by'ukuri umunyankore ni inkomoko y'umunyarwanda niyo mpamvu bakundana niyo mpamvu bashaka kubana niyo mpamvu bibonanamo niyo mpamvu aho bahuriye ngiye njya kumura nabo bakanyikangamo ko ndi ariko hanyuma rero nongera kwifuriza komeza kubwa neza utarasharinga ibiganiro byacu hirya no hino utagikora comment ndimo ndakugayamo gakeya nubwo dukurikira ukwiye kugira ikintu ukora kugira ngo channel yacu igere kure hanyuma rero ni vibe hano hagati ariko turi mu rukundo rw'isanamitima aho turebera hamwe cyatuma wowe wasenywe utakomeza gusenyuka by the way ntaribanda mu magambo usanga hano hanze hari ibikomere byinshi mu rukundo ubibona ute wabivugaho iki kwa dukurikiye ku Gihozo TV ibikomere byo birahari byinshi yego kandi biruzuye yego ariko inama nagira umuntu wakomeretse yego buriya kirazira buriya ni ishyano cyangwa se ni ikibazo kuba wakomeretse kandi nawe ugakomeza ukitondeka urakoze cyane mpora mbabwira ngo uki ugasubiramo ako kantu ni ikibazo gikomeye yego kuba wakomeretse kandi noneho nawe ukagaruka ukitondeka yego ni ubu ufite ikibazo nuvuga ngo ahantu hawe hababara ni hajya hakire ni wori muhasyonyora kandi urisyonyora baragusyonyeye kandi nawe ugagarukisyonyora ni ikibazo niyo mpamvu nkunda kubwira abantu ngo nimba utikunze ntawe uzagukunda yego aka kantu ko kwikunda ntabwo najyaga nkemera nanjye ako nakuze nabi we mana we niba ari ikibazo kiro gikomeye ni ugutekereza kuba wakorera ibyiza undi ariko utikoreye uyu mwaka gahunda no kwikunda hari umuntu umwe wambwiye akantu ejo bundi arambwira ngo iyi si iratubabaza yego abantu bakatubabaza yego ingo dushaka zikatubabaza kandi nawe ugahindukira ukibabaza yego ni ikibazo urungukira ni hehe si ikibazo none se Peter uvuga iki ku bantu basenywa mu rukundo bagasenyuka urugero umuntu abanye n'umuntu ariko nubwo babanye biranze cyangwa murakundanye biranze kubera impamvu runaka ku ruhande urwo ari rwo rwose akenshi iyo tuvuga bino iyo abantu ari babiri bakananiranwa haba harimo kunaniranwa ni igikorwa ngirano uri kucyumva ubwananiye nakunaniye yego tuba twananiranwe kubera ko iyo abantu batananiranwe wari ukwiye kunshobora nubwo wenda njye ntashobotse cyangwa ntagushoboye ariko ukarwana no kunshobora cyangwa njye nkarwana no kugira gute no kugushobora rero hirya y'uko abantu bananiranwe binabyara igikomere mu rukundo umwe akabibabariramo byanze bikunze hari uruhande rubabara cyane uyu muntu wamugira ihe nama waheranwe n'ayo mateka inama namugira yego icyambere ni ukubanza ukimenya yego icyo gikuru noneho uvuze ku bantu bananirana uzana bituruka icyambere umuntu ugiye kubana nawe muba mumenyanye mukuze yego umuntu mbehe ufashe uyu muco ukawuhuza n'uyu ukenda kuyihuza hari igihe ijya guhura bikanga yego kubera iki hangaha hari imico avuyemo hamwe abarokore bakunda kubyita ngo ni umwuka karande yego nanga se karondozi gukurikirana yego yendi yo mu miryango n'ubwo wa muryango hari imyuka hari karande yaho ibiji gahura n'iyi yagire bidahura yego rero kugira ngo biba byananiranye nimba byakunaniye shaka uburyo wiha amahoro nawe ubwawe buriya kubana n'urugo ufosinga ntacyo biba bimaze uvuze akantu ko kwiha amahoro hari ukuntu abantu biha amahoro ariko bakitsikamira
bakisyonyora, niko kwa kwitoneka twavuze, bagahitamo kwibana no kurimita amarangamutima yabo bakayategeka kutazongera no gukunda. Yes. Birakwiye cyangwa ntibikwiriye? Ntabwo bikwiye. Kuko umuntu wese akeneye amagambo meza, akeneye keya. Yego. Ivangura nimba timamu uri inshuti yanjye, noneho kubana cyangwa se kwaguhuza bikanga. Yego. Kimenyesha ngo ntabwo uriya bizanga. Yego. Usura hari intera ibanza gucamo yo kubanza kwiyakira, kwiyakira cyangwa se kwiyakira. Kimenyesha ngo ubanza wiyakire, noneho unasenge n'Imana igufashe igwereka inzira y'ukuntu yaguhuza na wa wundi mushobora guhuza imico. Ariko attention, hari umuntu nanone ukira kubera ko abonye undi. Yes, n'ubundi ariko niko bimeze. Yego. Ubundi abana nabonye baza ubwenge. Ubu kimutera ishoti nonaha. Agahita yirukanka kundi. Hoya wa wundi yari afite uri hafi aho. Ahita aramubwiye bebe niyo atajyaga bikwita kubera ko niyo solution. Ndaguciye mu ijambo. Yego. Uzarebe buriya iyo ufite agahinda. Umva ko twese turi abantu. Yego. Kandi isi turimo n'iy'imibabaro. Iyo ufite agahinda. Yego. Ugahura n'umuntu ukuganiriza neza. Yego. Bya bindi byose wari ufite. Byongera bitakaraho. Muri ako kanya wenda nubwo wasura mu rugo uko bikongera bikakwambara, ariko wagize akanya ko kuruhuka, akanya kaba waruhutsemo. Yego. Aho rero niho ugomba kwitondera. Yego. we yataravaho bataranova naho ngaho. Ubundi abana bamaze kugendana n'igihe tugezemo, akicayeho ahita atangira kudownloadinga mu bwonko undi muntu bari buvugane akamuhakeye program irimo. Ego niko bimeze, abantu benshi niko babitwara. Ako se abantu babagiriye inama tima. Okay. Inama ya mbere, gahunda iriho 2026 no kwikunda. Wamara kwikunda, nibikunda uzasanga udakwiye kuburi wenyine. Kuko iyo ufite umuntu bizana ibyishimo byawe. Ntabwo ukwiriye gukunda umuntu kubera ko umushimisha. Ni byiza kumushimisha kuko biba byiza bisangiwe niko umunyarwanda yavuze. Kandi n'ijambo ry'Imana ribivugaho. Icyo utifuza kugirirwa ntukagikorere mugenzi wawe. Niba udashaka umuntu kubabaza ukwiye kwirinda nawe kumubabaza. Urabyumva? Ushimishanye. Nuvuga ngo rero mu gihe ukeneye ko umuntu agushimisha nawe ukwiriye kuba umushimisha. Imana ibabarire kuba hari umuntu waba nshimisha ntamushimisha. Nibyo nk'abende bavuga ngo dukundane. Yego. Ngo genda gukunda kajya gushaka umuntu kumukunda. Yego. Kandi mudakundana. Ni amakosa. Urumva atari ikibazo. Inama ndi gutanga rero. Niwikunda uzasanga ukeneye umuntu ugukunda kuko biguha ibyishimo. Kandi nugira umugisha ukabona uwo ukunda nawe agukunda nawe uzamukunde nagushimisha umushimisha. Singatsindagiye neza. Iyo niyo solution. Niyo nta niyindi. Kunda umuntu ugukunda nagukunda umukunde nagushimisha umushimishe nakujugunya umureke. Inongeho nakandi. Iraza kandi wabyata. Wese siko byumba. Anenda kubiri nimba byanze biba byanze. Uyifoshinze ikintu. Uri ukuri umwenda cyane uracika. Yego. Kintu ukurura hatiriza kirangirika. Yego. N'iminyururu iracagagurika. Niyo ari iminyururu imeze iracika. Yo. Kuko wagize ute waforce. Urimo uraforcinga. Rero icyo nabwira abatwumva. Yego. Nuko umuntu wese agomba 2026. Yego. Duhindura icyerekezo. Tuve mu byashe. Tugiye muri destiny yawe. Wikunde wumve ko nutikunda nta uzagukunda. Nta n'uzakunda rega nawe. Kandi cya kabiri. Buriya umuntu niwe wimenya. Kubera iki uzi ngo warakomeretse kandi ugakomeza kwitoneka. Wumva uzakira ryari? Kubera iki? Icyizere cyo gukira. Kubera iki? Ubuzi ngo wakomeretse cyangwa se ufite igikomere. Yego. Kandi noneho nawe ntiwigirire impuhwe. Ahubwo ugarinduka ukagipfonyora. Ubwo wumva icyizere cyo gukira ari ryari? Nta ruhare ubigize. Nta ruhare ubifitemo. Erega umuntu akira kubera kugizemo uruhare. Ubu se urwaye ntujye kwa muganga. Muganga niwe waza kugushaka hano. Hoya.
biro umurwayi n'usanga ushaka ariko kubera ko wimenye ko urwaye yego iyo utarimenya ko urwaye rero yego ntabwo ushobora gukira ibintu birakaze hari abantu bazi ko byarangiye biyakiriye bakabwira ati kwipfumbata birandyohera gutaha nisanga ntawe umbwira ngo urihe biraryoshye bakabyitiranya no kwishima ese koko ni kuba umuntu yarakiriye kuba ari singo imyaka runaka myinshi cyangwa igihe gitoya nibyo bikwiriye cyangwa niko gusubizwa ntabwo ari ko gusubizwa kuko urumva ni kwa guheranwa n'ubwa bwigunge ugahitamo kwiyakira byanze bikunze ukabana n'uburwayi n'ubumuga ubwo ni ukubana n'ubumuga kandi budakira icyo nzi cye nimba uzi ngo uri wenyine wamenyereye kubana n'umuntu niyo mwaba mutarabana kandi ubwo mutarabana ukaba uzi ngo uri wenyine byanze bikunze cya gikomere ntujye usinzira kirakubyutsa niyo usinziriye iyo ukangutse ubitekerezaho biragaruka byanze bikunze iyo utabitekerejeho ukangutse ubitekerezaho uhuye n'ikibazo runaka yego hari n'igihe umuntu adahura n'ikibazo cy'amafaranga niyo wenda abantu benshi bakunda kugongana nabo bakayita ikibazo uzi ko umuntu akenera umwizerwa mu buzima bwe akavuga ngo iyaba nari mfite umugabo mba mutumyaho iyaba nari mfite umugore abangiriyeyo kuko niwe muntu w'ibanze ryo kwizera nubwo babaye abatizerwa samutayimu bamwe na bamwe bahimukirana ugasanga turatengushyanye ndakubabaje cyangwa urambabaje ariko mu by'ukuri uyu muntu arakenewe ibyo wigira ngo uripfumbata ngo urihagije ngo nta kibazo ngo numva mfite ngo kwikunja nta ribi ngo kubaho ngo nta muntu ngo tugira ngo nta kibazo aribeshya ariko uba wishuka ko wasubijwe ntabwo wasubijwe ahubwo uryamye harya bakita ngo ingobyi ni icyari niyo umurwayi warembye ingobyi urayizi ndakizi cya kintu cy'ikirago kera mu Rwanda bahekagamo abarwayi barembye nyine ariko se yewe reka mbaze tima kera ko bavugaga ngo bira kira kinini cyo kivuze cy'ikirago sibagikagaho n'abageni bagiye gushyingirwa sibyo byabanje none ubwo urumva guheranwa n'ayo mateka ni ibintu bibi cyane ni ibintu bibi cyane rero tugana ku musozo nkubwira ngo ni ku Gihozo TV umutumire wacu uyu munsi ni Peter ngewe ndi Timamo Jean Baptiste kuri mikoro nshimire mwebwe mwese mwakoze subscribe kugira ngo channel yacu igende irushaho kwaguka umunsi ku wundi ndababona muri benshi kandi birampa imbaraga zidasanzwe zo kurushaho gukora ibyiza no kubasangiza ibiganiro kandi by'isanamitima bifitiye sosiyete nyarwanda umumaro turagaya kandi ntidushima abantu bakora ibiganiro bidafite icyo bimariye sosiyete nyarwanda kuko barahari kandi ari benshi turebera hamwe ibikwiriye n'ibidakwiriye niba ari ubwa mbere ubanye natwe nagusaba gukora subscribe kugira ngo ubutaha ujye ubona ibiganiro byacu mu buryo bwihuse kandi natwe bitwongereye ingabo mu bitugu byo kurushaho kukuganiriza kandi neza Peter turimo tugana ku musozo w'ikiganiro twibanze cyane cyane mu isanamitima mu rukundo turebera hamwe tubona ko hari ibidakwiriye n'ibikwiriye ndetse tunagerageza gutera ingabo mu bitugu uyu nguyu waheranywe n'agahinda k'urukundo mana pole sana mbere ya byose ariko kandi icyo twababwira nuko hakiriho ibyiringiro yego igiti cyatemwa cyongera kigashibuka uriya wagutaye cyangwa se waguteje agahinda wagutereranye ntabwo ari we muhererezi w'abagabo uracyumva neza nyuma y'umuntu haba hari undi yego kandi umuntu ntabwo ava mu nzira adafite indajyamo rero reka guheranwa n'agahinda yego udukurikiye wumve ngo biracyashoboka ariko n'abagore nanone bibutsa abagabo nabo yuko nta muhererezi w'umugore nawe uriho baracyavuga impande zombi yego ntabwo twavuze ko ibanze ku ruhande rw'abagore cyangwa se abagabo muri rusange yego haracyariho ibyiringiro nyuma y'umuntu hari uwundi haracyari ibyiringiro ko wakundirana n'undi muntu bigakunda bimwe byanze bikagenda neza utarabigukoreye neza yabigukorera neza utarakwambitse neza undi yakwambika uwagukubitaga urushyi wahura n'umunyamahoro akakurunda akakumenaho amahoro ukavuta amahoro aturutsemo kabyara mwe urumva akakunyanyagizaho hanyuma wahura n'umuntu niba bataragusohokanaga ugahura n'ugusohokana buri wikendi buri mugoroba akajya avuga ati bebe shushu iyizire urumva wahura n'umuntu utaraguharagura wahuranye n'udahura urabo wahura n'uguhura urabo buri munsi akajya guhuzanira impano akaguha ikirabo kandi barahari
ikirabo ni impano ni gift ikirabo rero niba warazize ko nta birabo baguha hari abaguha ibirabo niba warazize yuko hari utaguterura hari uwaguterura akagusimbiza akagukikira akagupfumbata ibintu byose bikagenda neza cyane rwose ariko rero ese abagabo babagiriye inama abagabo bameze bate nabo bameze batyo kandi turi kujya inama rusange ngaho bagira inama nayigiriye abagore ngaho bagira abagabo nawe kandi yashize mwene inkotanyi ngaho nabagira inama nagira abagabo nabo n'ibyo twavuze no kwihamo muri rusange amahoro nyuma y'umugore mubi hari umugore mwiza yego nyuma y'utaguhakeye hari uwaguhakeye nyuma y'utagutetesha ngo kuganirire neza gutaramira yego hari uwagutaramira yego rero ibintu byose ni ukwiha amahoro ukabifata izi ibintu byose ni magirirane ibyanze ku mugabo byaboneka ku mugabo ibyanze ku mugore byaboneka ku mugore mu mpande zombi muri rusange niba byaranze mu buryo bumwe cyangwa ubundi wikumva ko isi yarangiye wikwiyangiza wikwigirira nabi haracyari umuntu ugukunda hari umuntu uri kugusaba Imana avuga ati Imana wanyihereye umuntu umeze gutya uwakwangiye kuri munini hari ugukundira kuri munini uwakwangiye kuri kamaneke hari ukeneye akamaneke hari akantu nebutse ejo bundi twari turi iyo ngiyo mu bukwe turi mu rukoro iyo ngiyo za Cyenkwanza noneho nicara nk'hariya numva abagore baraganira ariko ikintu cyambabaje ni kimwe ikintu baganira ku bijyanye n'urushako ati umugabo wanjye aranyanga bikide numva ashaka no kwiyahura yego ndamureba ndabona nti nitanavuga atamenya ko nabyumvishe yego ndabona urumva wakwiyahura ubu se kwiyahurira umuntu ukabura ubuzima yego niba ufite ubuzima bwawe numva ngo urumva icyifuzo ufite ari kwiyahura kandi baze wumva kugira kuri urwo rwego ikibazo gikomeye kuko ngo umugabo ngo amuteshe umutwe ngo aramukomeretsa nibyo bikomeretsa ibaze no gukomeretsa ngo ugashaka kwiyahura noneho nta nubwo witoneka ahubwo urenda kwiyica kandi ikibazo kindi gihari gihurira muri ya systeme twahoze tuvuga iriya systeme rikambwira ati mama nubwo habaho kurya nubwo wamwambika nubwo wamutetesha ukamukunira icyo bita gukuna mu nyankore ukamukunira bingana iki ariko mwajya aramubura ukagwa nk'igiti sha ndakubwije ukuri rwamataye kuko uburaje ubu yatayemo nibyo byari wavuze baca inyuma bageze ese kakubaza ari ugucana inyuma mukakomeza mukabana kuko hari abantu babayeho ubu buzima gucana inyuma mugakomeza mukabana no gutandukana burundu ukishakira undi mugacana inyuma oya nyumva neza ndawukurikiye gucana inyuma mugakomeza mukabana kuko wabuze ukundi ubigenza no kuba abantu batandukana ugashaka ko mudacana inyuma icyabakiza bara niki cyabakiza no gutandukana yes ko mufitanye abana kandi bakuza rubigenza ate bakuze none se kucyajya guca inyuma nangwa se ariko mbere yuko mutandukana mbere ya guca yuko guca inyuma hari ikintu ugomba kwitondera banza urebe impamvu ituma guca inyuma ni iyi ntago wanyumvishije hari ibyo utagize uti nyine ndabyumva iyi defi igaragara cyane ku bagabo ko turaharara turabyemeranwa turaharara noneho uburyo Imana yatukoze nayo nayo urumva ntitwayigaya kuko ni Imana ni umubyeyi ariko naho hari ahantu yaduhaye udutege duke dukabije aho ngaho rero ugira gutyo umugore we yaba amaze gukura amaze kubyara abana bangahe ugatangira kwigira mu twana dutoya tugihagaze tubafite utubere duhagaze bameze gutya ndakumva ndagukurikiye ugasanga niba uri umugabo ufite ubushobozi ubonye okazi yo guprofita abandi batari wa wundi ugasanga uno mugore turamutereranye uyu mugore yajya abigenzura batise umugabo wanjye ko nta kindi dupfa tukaba dufitanye abana ndabigenza nte niyo mpamvu nkubajije ngo ari ukuba nawe yafata umwanzuro akajya amuca inyuma
no kuba batandukana akishakira undi mugabo cyangwa undi mugore kuko biba mu byiciro byose ariko cyane cyane abagabo wamugiriye inama no muntu udukurikiye ubaye ubwo buzima rero ni bubi. Inama namugira niyi inama namugira buriya umuntu ujya guca inyuma aragiye arasambanye aragarutse nibyo twatangiye tuvuga ngo hateye indwara mu rwego rwo kwirinda rero ibyo byose Afazari watandukana nawe ukagira amahoro ukabasha kurinda ubuzima bwawe. None se uyu mugore kuba muteresa ari umukobwa ukaba umaze kumugira umukecuru waramuteresa umutereta ari umukobwa umaze kumubyaza abana bangahe yarakecuye arateretwa nande nakureka bure mama ari ibintu nshaka gusobanurira abantu badukurikiye uya bisobanurire gadore ngaba dore bari kukumva hari ikintu nshaka gusobanurira hariho guca inyuma guca inyuma cyangwa se gusambana tureke kubisiga amavuta bivuga uko ubishaka gusambana wabisiga utabisiga nta kibazo kujya gusambana message irumvikana kujya gusambana haba hari ikibazo kabiri haba hari ingeso hari abantu bagira ingeso yo gusambana nubwo wamukorera ibiki akaba atatuza hakaba noneho kandi hari undi ubikora bitewe n'impamvu runaka sinzi muri abo ngabo uramenyesha iki ngiye cyo nagusobanuriye ku mpamvu zitandukanye izo ari zo zose nizo ushaka zose kandi tuvuye ku mpamvu no ku ngeri zose porogaramu iriho niyi aho kugira ngo yaba ari ku sayidi y'umukobwa cyangwa se umugore yaba ari ku sayidi y'umugabo kimenyesha ngo aho kugira ngo uzicwe n'indwara utizanire Afazari twatana tukayikomeza mu bagore bawe cyangwa se mu bagabo bawe. Ariko nakubajije ikibazo utansubije ni iki ndigusubiza uyu mugore mubana mwabanye akiri umukobwa afite agatoto ko kumutereta ari mu gihe cye cy'igikundiro wamubyaje abana runaka ntakiri ku isoko wamuvanye ku isoko yavuyeho arakureka buwande ko nta wundi uzamutereta ngamujyana nese gihe agiye gusaza wa ntago ari gusaza rega abenshi baracyari bato umaze kumubyara n'abana uramutaye kubyaramo umuntu ntago bivuze ko ashaje. Inama namugira ni yego nuko burya ikintu cyose nubwo tuvuga twihutira vuba tugutana gutana ntago ari ikintu cyoroshye ntabwo ari ikintu cyoroshye ariko umuntu agera kugera ku rwego rwo gutana ari uko ibintu byanze inama wamuhaniye yafashe imyanzuro. Inama ya mbere namugira nuko abanza akicarana n'uwo muntu hari igihe baramwicaje bikanga akabanza akamenya ngo ni iki kibimutera iyo umaze kumenya ikibitera rero abiterwa n'irari kandi ntiwarivura ngo none se kumbwira ngo inama namugira nimba byaranze isolution ni iyi ni ukumurika kuba waranze ubaye akahebwe ahubwo ni ukwiyakira kwiyakira nanone ni kimwe kwiyakira Yesu uriyakira ariko hari ibintu hanze tugutinye za ngeso za ndwara umuzaniye tuvuge ni umugore urimo uratinda ku ndwara mwene ituma abantu ariko dutinde no ku buzima bwa buri munsi sibyo ahubwo ikintu mbona kiriho buriya abagabo bagira ibintu bakunda inama nagira umubyeyi cyangwa umugore udukurikiye cyangwa se umugabo ufite iki kibazo muri ubu buzima bwe hindura uburyo ufata umugabo wawe updatinga mwereka ibintu bishyashya atarakuziho utwo tuntu tuzamukugarurira igihe byanze ntago byakwanga uwo ni umuti uri international. ababa abita akahebwe ntago turi kugira inama akahebwe kuko akahebwe kifatira umwanzuro nuvanga akahebwe kifatira umwanzuro ahubwo niba abantu bakigerageza ariko ntibikunde rero no mugabo buri hari ikintu ngira ngo mbabwire kimwe kandi nawe uraza kukimenya umugore ashobora kuba mwiza mu byiciro byose bitewe n'uko amanaginga igihe agezemo imyambaro wambara amavuta wisiga parufe witera niba uzi kuyitera icyiciro cyose urimo waba mwiza kandi waba mubi
ntimuheranwe nuko mwabyaye umugabo atakwitayeho ngo utangire wicupuze nawe bimwe twavanga umuntu arakubabaza nawe ukibabaza. Tuve mu mibabaro tujye mu kubaka umuryango. Nuvuga ngo niba uri umugore umaze kubyara inshuro runaka umugabo atakiguha agaciro, tangira noneho umuhindukana ahubwo no ntabone ko ari we muguru urenze, kuko birashoboka. Birashoboka. Icyo yahereye hagukunda cyagihura cyagifite nubwo hari n'ibyo watakaje. Hari imyenda wakwambara ijyanye nuko usigaye umeze, hari amavuta wakwisiga ugacya, ariko hari abagore nabo babyica bakagendana nuko yabyaye ugasanga yahezeyo yaricupije byahuriyemo, bigakururira abagabo benshi irari rituma bigira mu bandi, ugasanga rimwe na rimwe anabonana n'uwurusha uburanga kubera ko ntago kizi kumaneginga uburanga bwawe ngo buzamure bujye ku rundi rwego, ubutumbagize bujye mu bushorishori. Ariko ngewe nzi neza ko umuntu hari n'umukobwa mushobora guhura akiri mutoya ariko utazi kwitaho ubwiza bwe ntibugaragare, ukajya ubona nyine kwizo agateye neza ariko ntazi kwiyitaho, ukabona ni urusabune ruri aho ngaho, ariko kuzikora akamubonamo akabati kakana ni keza. Turimo tugana ku musozo w'ikiganiro dushimira wowe wabanye natwe gakeya cyangwa wana natwe buri munsi, cyane cyane bo dushimira tureba ko twa produce ikiganiro cyacu ni inkunga ikomeye. Wowe ugerageza kudufasha kugeza channel yacu kure kugira ngo twubake umuryango nyarwanda, reka tugusabire umugisha kandi tukubwire ngo ni ukuri kw'Imana ni wowe utumye twicaye hano, iyo ngabo dutera mu bitugu yo kudusapotinga kudushyigikira, niyo mpamvu natwe tutazacika intege. Reka nshimire Peter wabanye natwe mu kiganiro tubwira ngo nakagaruka. Ciao ciao, Imana ibahe umugisha. Bye bye.